Abana mumeze neza? Uyu munsi mugiye kubana nanjye Confiance Uwimbabazi. Nk'ibisanzwe ndi inshuti y'abana, ndi umukobwa ukunda abana, abana ni beza, abana n'umugisha, abana muri make ndabakunda. Aka kanya rero nafashe umwanya kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye, abana mbagira inama mbigisha kuko ni byiza birafasha. Iki ni ikiganiro makuru kibana, ni mukizi gitambuka kuri Flash TV kwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Abana mukireba ndabashaka muzatwandikire muri komenti, tubacira imigani, tukabajyana muri show musical, tukababwira utuntu twose dutandukanye. Abana kandi ndabakunda cyane, mujya mubona imigani mbacira. Bacira imigani kuri Confiance inshuti y'abana, mugiyeho muyishake, iyo ni YouTube channel y'abana, mugiyeho muyishake murebe imigani yose mba nabaciriye. Ubutaha mugiye mujya muri comment mubwire ngo ndashaka uyu mugani. Uyu munsi rero ngiye kubana namwe, mbabwira abana musuzugura ntago ari byo, abana mwemera Bibiliya, mujye mukunda gusenga, gusenga ni byiza birafasha, kandi mujye mukunda kwiga abana. Kwiga ni byiza, kwiga nibyo bituma uba perezida, kwiga nibyo bituma uba ministry, kwiga nibyo bituma uba umuganga mwiza, kwiga nibyo bituma wubaha ababyeyi, kubera ko iyo wubaha ababyeyi ni byiza. Urumva abana mujye mwubaha ababyeyi, mubabwire buri kimwe cyose. Ababyeyi n'umugisha Imana yabahaye kugira ngo mubisanzureho. Abana mudafite ababyeyi bose namwe mwihangane, ariko dufite igihugu cyiza, igihugu buri wese agomba kuzabamo kandi akiteza imbere. Abana natwe twari abana, ariko twarakinaga. Abana mukunda iyihe mikino? Njye nakundaga umukino witwa ikibariko, murawuzi? Abana hari abana batawuzi. Uyu munsi rero ngiye kubacira umugani. Niwe mugani ngiye kubacira sasa. Mumbwire umugani mushaka kugira ngo nzajye mubacira. Abana mbacira umugani wa Saruhara rwa Nkomokomo, murawuzi? Hari abana batawuzi, hari abana njya numva, hari abana cyangwa se muhitemo uwundi mugani mushaka. Nategereje kumva abana ngo numva umugani mushaka, umugani nkubacire. Ubutaha mujye muwureba kandi mukande na subscribe kugira ngo mujye mubona imigani itandukanye. Uyu mugani wa Saruhara rwa Nkomokomo se mubacire mundeba cyangwa mubacire mutandeba kugira ngo muzambaze n'ibibazo. Abana ndabategereje. Kera habayeho umwami. Abana reka mbahindurira umugani, kubera ko ndi kubona uyu mugani wa Saruhara rwa Nkomokomo mwawumva mukandeba bikabacanga cyane. Reka mbacire umugani wa Bakame. Abana Bakame murayizi? Murayikunda? Cyangwa ni urukwavu? Urukwavu muraruzi sha? Urukwavu ruraryoha. Ninde mwana wariye urukwavu? Shangewe nararuriye, ariko ruba rufite amatwi we. Mbega amatwi y'urukwavu abateye ubwoba, ariko urukwavu ruraryoha. Abana kera rero habayeho Bakame n'impyisi. Noneho impyisi yari ifite ubutunzi bwinshi cyane, ahantu hose hari ubutunzi bwayo. Noneho ikaba yarahingaga, noneho yamara guhinga ikaba ifite n'amamesa, ikora ubucuruzi bw'amamesa. Abana amamesa murayazi? Hari abana batayazi. Amamesa ni amavuta kera bakoreshaga, ariko n'ubu barayakoresha abantu bayashyira mu isombe. Muze kubaza ba mama cyangwa se ababyeyi cyangwa abatantine cyangwa abarimu, muzababaze ngo amamesa ni ayahe, mutwereke amamesa. Noneho impyisi ikaba ifite ubucuruzi bwo gucuruza amamesa, ikazajya iyajyana no hanze y'ibihugu. Noneho Bakame iyiyungaho, yayibwira waretse tugakorana uyu mushinga. Impyisi ati nkwizere? Bakame ati rwose nyizera, njyewe nyizera kubera ko nzajya nkukorera ibintu neza. Impyisi irabyemera, baragenda bajya mu murima bakajya bahinga, ariko barangura amamesa bayacuruza. None umunsi umwe barayahunitse kugira ngo bazayacuruze. Impyisi iri mu murima yo na Bakame ibwira impyisi
ngo mana we ngo hari abantu ngo bashaka ko njya kubitira abana izina, ariko mana ngo bambwiye ngo baraza kumamagara nka 3:00 kubera ko barazindukaga cyane bigiye guhinga kugira ngo bizabone nibivamo yamamesa. Noneho baragenda bari guhinga, noneho impyisi igiye kumva yumva Bakame iritabye ngo karame. Impyisi ati se bigenze bitatu ni ba bantu bamamagaye, ati se baguhamagaye ngo bigende bite ngo njye kwita izina sha. Ngo ntacyo genda ujye kwita izina. Impyisi Bakame irirukanka igenda kuri yamamesa, iratangirira yarya, igaruka mu murima. Noneho impyisi irayibaza se mwise gute umwana? Ngo yewe ngo mwise ndayatangiye. Impyisi iravuga ariko mwise neza. Noneho Bakame arakomeza aguma aho ngaho n'impyisi. Impyisi ntiyamenye ibyo ari byo. Hashize iminsi basubiye mu murima barongera. Ubwo Bakame ukuntu yahise ndayatangiye nuko yatangiye kurya yamamesa yariye. Noneho bigeze hagati impyisi ibaza Bakame ati se ngo numva uri kwitaba witabye? Ati ni ba bantu nanone bashaka ko mbitara abana izina. Ati se havutse undi mwana? Ati cyane. Ati genda ujye kumwita nta kibazo. Aragenda noneho agezeyo arongera arya yamamesa, arayarya. Noneho asubiye mu murima impyisi iramubaza se wamwise gute? Ngo yewe ngo ndayacaga se. Impyisi iravuga ariko bakayo mazina yakuraye? Ati wabyihoreye wa mugabo. Ati ngewe buriya nzi amazina menshi. Abana muri kumva uburyarya bwa Bakame sha. Bakame utayitondeye nubwo tuyirya iryoshye ni urukwavu nabibabwiye. Noneho hashize iminsi barongera basubira mu murima barahinga. Bagezemo nanone hagati Bakame irongera ngo karame. Impyisi ati se bigenze bite? Ati barongeye baramubwiye ngo njye kwita abana izina. Ati se ugiye kwita nde none? Ati reka njye ndakubwira ngarutse wa muntu. Agarutse cyaragiye kirayarya kiyamaramo. Noneho asubirayo. Isubiyeyo noneho impyisi irayibaza none se umwana umwise gute? Ngo yewe umwise ndayamaze. Impyisi ariko Bakamuza ubwenge aho nabereye niwe wenyine nabonye uzi ubwenge. Ati uyise ndayamaze? Ati yewe ndayamaze pe. Ati niko mwise. Ati se kubera iki bamwise gutyo? Ati nukubera ko ababyeyi be bari bamaze iminsi bafite agahinda urumva. Ati rero ndareba ndavuga ni uyu mwana ashobora kuba namwita ndayamaze amaki amarira. Umva impyisi irumirwa iravuga ati aho nabereye niwe wenyine mbonye rwose Bakame. Hashize iminsi impyisi ibwira Bakame ati se waretse tukajya kugurisha yamamesa ko igihe cyageze? Bakame ati sawa. Atariko ngenda rwaye wowe jyayo. Impyisi nigezeyo isanga ingunguru zirera byarashize yamamesa yarashize. Impyisi iratekereza itekereza ati ndayatangiye. Irongera ati ndayacaga se? Ati none ndayamaze. Ati ariko Bakamuza ubwenge. Ati ariko ndakwica sha ndakwica. Noneho impyisi irirukanka ijya guhiga Bakame. Nagezeyo isanga Bakame iri kurya inyama. Kurya inyama. None aje Bakame ahita ahereza impyisi. Impyisi iratangirira arya. Ati ariko Bakame ati izi nyama ko ziryoshye? Ati ngo nkwereka ahantu ujya kuzikura. Aragenda bajya ku musozi. Noneho Bakame ibwira impyisi ati niwumva akantu kaza ngo ukureho umutwe. Ni hasi ikindi kivuga ngo ushyireho umutwe. Impyisi iti sawa. Noneho iragenda impyisi yumva akantu ngo impyisi ikuraho umutwe. Yitegereje imona nakabuye. Noneho arangera yumva ngo abase nshyireho umutwera iwukuraho kuyabona n'ikibuye kinini. Impyisi irumirwa iravuga ati mbega Bakame arashaka kunyica. Bakame iza yirukanka impyisi ivuga ati reka nihwereze. Gihita kihwereza. Naho kiwereze Bakame iraza n'umutwe ati sha narabivuze. Ubwo Bakame yazanye n'umugore wabyo n'ibyana byayo kugira ngo bize gutwara umufuka. Bifata impyisi bishyira mu mufuka birangije birikorera. Biragenda noneho Bakame igeze mu nzira yumva urwara mu mutwe. Bakame ngayiwe ngo mbaye iki? Umugore ngo yego abona ari agashishe.
barakomeza ngayiwe ngo mbaye iki umva impyisi iragenda imurya inzara igezeyo ihita ibwira Bakame ngo bakaho wahereye ndakwica. Bakame ihita ibona ko yapanze umutego nabi. Noneho Bakame iravuga ati reka nshaka ikindi kintu. Aragenda ifata inyama ziryoshye yazikaranze yabwiye umugore ati ushyiremo ikirungo. Abana mba mbabwiye iki kirungo yakoresheje ariko ntago nyivuga sha, ntago nyivuga. Noneho impyisi iraza, Bakame ihita ifata inyama ishyushye koko ihereza impyisi ngo rye. Noneho kirarya, none kiriye yumva biracyotse mu muhogo, biracyotse abana ibiryo byari byakotsa. Noneho biracyotse, noneho cyangije kiravuga ngo Bakame amazi, Bakame arabyanga, Bakame amazi arabyanga. Aisha aravuga none se ngo bigenze bite? ngo ni inyama nambwa ngo mira umuriro, cira inyama. Umva cyanga gucira kirinda gipfa, singe hahera ubwenge bwa Bakame. Abana Bakame izi ubwenge, ariko namwe nimukajye mukora uburyarya. Umugani mwawukunze nk'ibisanzwe, ikiganiro n'amakuru kibana mujye muza mugikurikire, tubacira imigani, tubabwira utuntu n'utundi, tubigishe kubara, tubigishe ibihekane. Hari abana batazi ibihekane we kandi biga mu wa kangahe. Abana ntago ari byo, mujye mwiga mumenye ibyo ababyeyi babwira n'abarimu, kugira ngo ejo muzabe abayobozi beza ndetse mube n'abantu bafitiye akamaro igihugu. Njye ndi Confiance, inshuti y'abana. Bye.